Ndi papa Sava. Ntasoni ngiye ntabwo ibintu bigomba kireba ndabirambiwe ntasoni nagenda kamera nk'uruhinja narwo wagira ngo nta soni ubwo se uri kwinyigiriza mu biki kimwe uri kwinyigiriza mu biki sora ibyo bintu hano sora ibyo bintu hano sora hano ibyo bintu sora se vuba vuba sohora ariko urawukiburira ubwenge indi shuka suyisize hehe indi shuka uyisize hehe yishyiraho yisiga ahangaha yisiga aha ariko njye ndarambiwe niba barandogeye niba baranzinze niba baranyaturiyeho ibiki niba ari shitani ntabwo ndabimenya ngaho nyumva shiriyo shuka ahangaha nakurase shiriyo shuka ahangaha shira ahangaha ntaso zana n'iyindi shuka warayemo zana indi se warayemo mu ishuka imwe zana indi shuka ariko dafinalo zana indi shuka nyine unakitimbura ubwo se gutera andi imbabazi ra ariko umuntu aragenda akaba nk'igicucu nta bwenge ntaki ukwezi kugashira abira agashira umwaka ugashira nyara ku buriri ari umuntu w'umugabo sohora si yo shuka sohora kirimbu ukamenya cyapfuye n'amatwi sohora iyo shuka urabira subaye iki uko cyabira ugira ngo ncucu shira shuka ahangaha shira ahangaha kirimbu shira shuka ariko ahangaha zana n'ibindi zana imyenda yawe wanyayemo yose zana imyenda yawe yose wanyayemo nijoro iyo wapfunitse munsi y'igitanda nayo uyivanyemo yizane yose yizana ariko erega uyu munsi ntabwo ndi bumese uyu munsi narameshe bihagije wapfuna ibimyira wapfuna inkari wapfuna imibyindi ni hahandi windaforoza urambaza iki zana iyo myenda yose washyize munsi y'amatera yose y'ipfunyunyiro yizana ahangaha ntabwo uyu munsi ndi buyimese pe ntayo mesa ntabwo ngiye naje kugwa ino ntayo ndi bumese intoki zabaye ubushye kubera kwirirwa mesa buri munsi uyu munsi urayimesera kirimbu urayimesera ntabwo ndi umuboyi wawe ntabwo urayimesa nta soni shira ahangaha ariko rero ngiyo winyayemo kano kanya si gusa zana turebe rekurase izina rya Yesu aha zana n'ikabutura nako ndabona uyambaye zana ibyo ibindi wabisara munsi y'amatera aho kibera umwana uranyara ugashyira munsi y'amatera uranyara ugashyira munsi y'intebe uranyara ugashyira mu gikoni ugashyira ahantu hose inzu yose yabaye umunuko wagira ngo si inkoropa nta mushyitsi wagera ahangaha nta famiye yadusura kubera umunuko wuzuyemo ahangaha kubera wowe kirimbu ntabyo mesa ubyimese ese ubundi iyo sabune yora umuntu yabona amafaranga yo kuyigura iyo womose kudasohora suri mu biki kirimbuzi pfune gusohora iyo myenda vuba ngwiki reba munsi y'intebe niko nakubwiye asha ngese naje gukurera ahangaha naje gukugisa narakubyaye ndi nyoko Imana yaraduhuje Imana impuze n'umunyazi ariko Imana irahuza Imana iraho umuntu w'umunyazi ya impuze nawe Imana ko ari yigena shira hano Imana ni yigena ntabwo nayigize cyane kuri iyi shira Imana ntabwo yagennye uko bikwiye shira ahangaha ntabwo ari cyane nakongera nka shira ahangaha zana indi myenda reba munsi y'intebe niko nakubwiye warabyamo warabye munsi y'intebe kirimbu wimpfunapfunaho ubu nta mpuwe zihari narameshe nararambiwe umva intoki zaracitse inzara zaracitse umuntu kurenda kumby'imbisha inda ntabyo ndi bumeze kirimbu zana n'ibindi reka nicare tubiganire kirimbu zana n'ibindi
ndakurambiwe ungeza aha ndenda kukuruka yego hatu afuro amakuru amakuru ni aya ngaya nyine usobanura amakuru nyafite ko numva se murimo musakuza umugabo wawe yabaye iki hatu mbabarira niba barandogeye niba barayoherejeho amashitani ya hehe niba abagabo bose b'ibipfamatwi n'ibipfayongo barabashyize mu mugabo umwe akabakirimbuza ntabwo ndamenya icyo ndi kuzira ubona ikirimbuzi ni uri kurira none wamureze kirimbuzi Karame sohora iyo myenda Karame kabiri sheri sohora iyo myenda ndakumva sheri do ntabwo utari cyo umugabo ubungana ibyahi umugabo uhora wibinda umunsi ku munsi amanywa nijoro niyo yawe ari ku manywa aranyara hatu no ku manywa aranyara no nijoro aranyara ntabwo ibyo bintu nabivamo ngewe nta muntu nta soni hatukuje mubwira ibyo bakuru ko nta wishyira ndeka nyihorera byageze ku gasongero byageze ku gasongero kiri uri umuntu mukuru mubwira bose nawe ucecera ahubwo ndamuvuna umunwa gusa aravuga iki aravuga iki hatungi ceceka imisatsi yawe ni uruyange mubwira uba ari kwica hatu ariko se mutuze ko numva mubwejagura aho ngaho njye simbwejagura ngira gutumiye tuje tukabicoca habwejagura uyu munyamafuti reka mbabwire rero uturata ntabwo natugize urabona ubuse hari izuba rivuye manura ahangaho nta zuba rivuye vuga hatu ndavuga se umugabo wawe ko agira vuga ngaho vuga nawe vuga nyine umugabo wowe urarira nk'abana niba abana bibye cyangwa niba hari n'indi kosa ryabayeho ntabwo mwakagombye kwitaba byari bindenze ngo bimeze bite hato ibyo ubona ni ibi ngibi uyu mugabo ko mubona aha ngaha ni ikicucu ni ikiburaburyo ni igitinditindi hahandi niba ari ubugome hato uyu mugabo arampima uyu mugabo yarampimye umwaka urashira umugabo arampima ariko hato uyu mugabo yarampimye niyo ashaka ko nirukana kunyirukana niyo ashaka ko nahukana kirimbuzi banza ubwire umugabo bikirimo arimo gutegurwa umva hato kirimbuzi wajye utega amatwi rurazibase rugira ubwenge umuntu aravuga ntahora abantu baravuga we barakabura mutekeke twumvika wakumva umwe avuga n'undi avuga abantu batatu bavugira rimwe ubwo umuntu yakumva kirimbuzi ikintu cya mbere musabye amagambo makeya twumva ikibazo cyawe wese aravuga icyo kavuga idahiye aravuga iki mbwira ngo bimeze bite hato ushaka kugira yuko ndambiwe ndarushye ndenda kuruka kirimbuza ngeze aha ngaha kirimbuza yambereye isereri yanyizirinzeho gusa ku ngingo yakubereye isereri se ko ari uwawe uragira ngo bigende bite nuko uvuze umva niyo bambonye hatu uyu mugabo hatu umva nkubwire uyu mugabo uko aryamye aranyara yaba ku manywa aranyara yaba ijoro aranyara yaba igihe cyose aranyara ndacikwa naramwihanganiye ukwezi kwa mbere tukibana aranyara avuga n'umugabo wanjye ushaka gusanga kubera ko abaturanyi banyanga bangirira n'ishari ushaka gusanga umugabo wanjye baramuroze nabareka nihangane wa mugani umugabo n'uwanjye reka mishibanga nk'abandi babyeyi ntabwo nguciye mu byo uvuze sibyo birumvikana pe yego ndetse niba wenda afite ikibazo cy'uburwayi ko hari indwara ngo yitwa niba ari amibe niba ari diabete niba ari ikishobora gutuma ngo umuntu anyaragura yaba ari iyo ndwara ukaba uri kumutaranga ahubwo ntiwakwihakaba ngenda mukajya kwa muganga hato ntabwo ari uburwayi ahubwo kirimbuzi arandusha ngo ntahe arandusha ngo nahukane nta kinkeneye nta kinkunda yagiye mu kazi araza akanyara yajya kwa papa sava akaza akanyara ni kwa kuntu umuntu asoma ariko usoma ari muzima wowe nyine ndagira ngo ku buryo aza agahagarara ku buriri agahagarara agatungika kuri matora ahagarara yahindukira aranyara yagarama aranyara yubika inda aranyara uburiri bwose buruzura umva hano hanjye hose harashishutse umva hano hantu hose harashishutse intoki zarashishutse dore uyu muntu mba ndose umva hatudo asigaye yibinda ngaho bucecetse wimera nk'umugabo wawe nawe ngo usakuze cyane wamubwije ukuri utagira ibitotsi byinshi akarota wimubabaza ndamwibabariza wimubabaza
bisaba iki kugira ngo udakomeza kuzona ibigambo byinshi ko atari byo muri kibazo bimushira mu kanwa abipfunyike mu kanwa aceceka ceceka ntago byabari ko bya bintu bitose koko nyanda yanyu rero nayo ibi ni ushako afigena nzanira amazi nkarabe mu ntoki ukarabi wanyu mbabarisha amazi se nayavomye harabe wanyu wanjye ndacyavoma ndacyateka nibinirirwamo ndamesa bukanyiriraho bukankera mba nakoze iki saro ndi murimo ngira ahangaha iki kibazo cyanyu ego babareba ziri kunuka umva hatu nagwamagara ngo ngere ku mugabo mugenzi wawe nagwamagara umugabo mugenzi wawe ngo umurebe Kirimbuzi yarasaze niyo baramuroze yaragiye mu bagore bakamuroga bamuroze kunyara umva ni umunyaziya mu minsi iri imbere azananinya ariko none rwo bansigaranye uziko yari umugabo wawe byanutse rata kubera none ndamwihakanye cyamabweretse ibyo yakoze sora amatera sohora amatera ntago ushobotse bitewe n'ibijambo sohora amatera njye uri n'umukozi wanjye nakwirukana sohora amatera hatu narihanganye umwaka urashira ibiri rashira rero umugabo wibinda ubusa aribinda ari mu mihango aribinda ni uruhinja rutazi kunya tuwareta ahantu arwara iki ni muzima nukumpima we uku kuboroga ko ni ndabizi se niba ari ibirozi by'iwabo niba ari ibifukunyi sindaburira gute ari umukozi ari sohora amatera Kirimbo ariko se sohora iyo matera sohora iyo matera mwaramutse neza mwiriwe igitare hatu oya namahoro se nawe urahigeze urumva cyangwa nago ndakubaza mwiriwe mumpamagaza ko mugira urugo rwanyu nanjye nkagira urwanjye aho ibyago byahabereye nibi ahubwo se yaragitari nawe se yaguhamagaye ariko narumewe koko maze agatsinda no kubaha byararangiye none ninjye usigaye witwa Nyiragitari no kuvuganye ko bukwe byakuje yavuze ati ma ngaho mvatu umuntu afite amafuti umuntu afite ibibazo umuntu ni ikibazo muri uru rugo ariko ari no kwihururiza abagenzi nako umuryango we ahuruje na nyina n'iyi matura se nayo yanyayeho ese ni ngiye winyayeho oya nubwo yaba ari umwana wanyayeho keretse ari nk'impanga nye cyangwa ariko ikibazo umuntu uhuruza agahuruza na nyina we kunyara no kuganga ahubwo mwiriwe murimo murahukana se nawe papa sava komera mwiriwe oya gerageza kugenda uha umuntu cese oya wimukora mu ntoki cyangwa se unamwihorera ikomeze mwiriwe byakomeye ahangaha ni ibyago birenze ukwemera ahubwo ni ibyago nibyo bavugaga se ni hano bibaye hano bibaye ibikize ibyo bavuze ntabwo ari hano ibikize ibyago bavugaga ibyago nyabakize byamaye nka data iki ntabwo uzi ibyabaye se Jerome ngo abaciyeho nimugoroba ngo ndi Jerome wari ahirya y'ikiraro yapfuye se deregite aciyeho abiwabo bati ntabwo ibi tubyemera urumva ngo hagombe hagaragare umwishe baragiye ngo bagiye ahantu kure ngo mu Gisaka sinzi ahariho ngo ni hakurya muri ngoma bagiye ngo gushikisha ngo bagiye gushikisha ngo barashika umurozi ngo baramubona bati rero tugiye kubaha ikimenyetso urumva ikimenyetso rero ngo haje ibintu ihene ziyabe inka zabiri ariko ziri mu kirere zigenda ngo mu kirere ku buryo zamanutse hejuru hariya ku musozi ihene ziyabe inka zabiri byekiranye biramanutse neza no kwa hariho kadiye igira gutya igikingi cy'amarembo birashikanuza bijugunya nk'iriya kuri uwo murozi se uzi yanzobeye iratwitse hano hose wagira ngo arwaye zone hano habaye igikara ngo hano hasigara hasuku hasa noneho baravuga ngo bigiye no gushaka undi bafatanyije none naha ntabwo ari ahangaha byabaye niba napfuye ari umugabo njye mpfushije mpagaze apfuye ahagaze n'uyu biguyeho uwanjye apfuye ahagaze ntapfuye niki cyabaye se byagenze bite ibintu maze kubirambirwa bingiza ndenda kubiruka ndenda gusara nataye umutwe narihanganye papa sava narihanganye ariko kuri iyi nshuro ntabwo ndi bwihangane ngo bishoboke nawe jya umenya ko ari umugabo wawe ntabwo ndi bwihangane ngo bishoboke Kirimbuzi kuba twashaka garuka hazi
bagiye kunyara kuva twashakana ukwezi kwa mbere anyara ku buriri nakorega si ukwezi ku munsi wa kabiri nyuma y'ubukwe anyara ku buriri ukwezi kurashira anyara ku buriri abiri arashira anyara ku buriri ntawe nabibwiye ntawe nisirira muteza abantu ariko kuri inshuro ndarambiwe papa sava narameshe ndo ibintu kizanye zaratunyutse hose kubera inkari hano hose harashishutse ndarambiwe kuri iyi nshuro nta nubwo ari ukunyara ni ukuganga none se abigira umunsi iri nijoro uri kubona ahangaha iri nijoro barongo izamuka umusozi hano hose haba handitse mu gikari hose haranditse ntananditse umunsi ku munsi niba umugabo wibinda ese niba arwaye twakubwiye ko uzihangana ngo iki ngo mwambwiye ngo iki defanda umuhungu wawe nyine mudefande nta kibazo mudefande none se ahubwo reka tubaze wenda indwara yo kunyaragura arayifite n'ubuzima busanzwe atangwa yaranyara oya anyara buri gihe yanyoye none se ese ibyo bintu si byo mwavugaga kera iyo umugabo arabikubwiraga ikirimbuzi yakubisemo akabyeri arabanza agaturubura ntibabivuze ukavuga uti barimo kwica ubukwe barangije bakubwira bati rwose fengiteri zihita zifunguka papa sava ipisine urayibona ariko sambara ibyo wambaye papa sava ubu nzihanganira ibi byahi niyangane n'uyu murwayi none se ko babikubwiraga ko arwaye kandi ko mwasezeranye ubikunze ngo barakwicira ubukwe nyine mwasezeranye kubana mu bibi n'ibyiza rero ibi ni byiza nimukomeze mu papa sava kuri iyi nshuro ntabwo ibi birimo kuri iyi nshuro ntabwo ibi biri buzemo ntabwo byakunda nubwo byashoboka none se ratahatunge nibyo mba mvuga barabivuze turabimubwira aravuga ngo turica ubukwe none niba umugabo we arwara koko abibona nimugorana ntabwo mwasangiraga hari iwanjye ko wari ubizi yuko iyo anyweye anyara ku buriri kuki utageze wamubwira uti reka utwe ese ko muba muraranye ubundi wowe wagiye ubavijira ko icyo kibazo kiba gihari wabona ashyizwe yuti kanguka nagiye kumwambika ibyahi bigeze he ndabyutsa ntabyuke aryama nk'umupfu urugo ni ukwihangana aryama nk'uwapfuye kwambaye kwambaye ra reka nkubwire ntabwo ibirayi bisa papa sava ibi ntabwo nabimeze ubwo reba uko umuhungu wawe n'umukazana wawe mubigira umuntu mumujyane kwa muganga ariko niba barasezeranye kubana mu bibi n'ibyiza kuzatandukanywa n'urupfu hano ntabwo apfuye ahubwo wavuza mugakiza mukareka kwiteza arewe sukura nizi ko bizamera di mbabarira ntabwo ngiye naje kurera kirimbuzi naje kurongorwa ntabwo naje kurera kirimbuzi ntabwo ndi nyina sindi bene wabo naje kurongorwa kuri iyi nshuro ntimubyaye niba tubyara ndambiwe kumesa ndambiwe umunuko muri iyi nzu wa mugani warongorwa ute niba reka ntimunsiga aha nubwo ndi kubona witotoza ntabwo munsiga kuri iyi nshuro ndakuzwa umva bakuru wicarane n'umugabo wawe mubijyeho inama ntabwo ibi twabyirirwamo ntabwo twanabiraramo iki ni ikibazo mugomba kwicara mugahuriza hamwe niba ari ukujya kwa muganga niba ari ukugira gute neza umuntu yabikemura kuri iyi nshuro ntabwo byakunda ntabwo byakunda nyiragitari kuri iyi nshuro ntabwo byakunda ubu kwiha rubanda bibamariye iki yego imyaka umaze ubu nibwo urambiwe wowe kutambwije ukuri ukambesha nka nyina twarakubwiye tuti uzamwihangana wambwiye ko anyara ni uburwayi ntawe bitabaho wavuze uburwayi ntabwo wasobanuye uburwayi subiza ibi bintu mu nzu genda ubyandike ntabwo wishyira ibi bintu ntabwo nabana nawe matera mugize kuriya nta soni koko isoni zande nyiragitari kuri iyi nshuro ntabwo biri bukunde nta nubwo musige ngese ndasigara uzaperereza daforoza enda sheri ayiwe isi we nacitswe